Yes, ni inkuru iteye agahinda, inkuru icicikanye ku bitangazamakuru mu kanya gato nk'ako guhumbya, urupfu rw'umuhanzi rwose, Musabyimana Gogo Grace wamamaye ku izina rya Gogo mu ndirimbo zigiye zitandukanye zo guhimbaza Imana. Ni inkuru itugezeho mu kanya gato turavuga tuti ntabwo rwose ibintu twabyihanganira, inkuru yatubabaje ku rwego rwo hejuru turavuga tuti nyamuneka reka tuyikoreho tubwire abantu ibibaye. Urupfu ni ikintu kibi cyane. Umuhanzikazi Gogo Grace rero wamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, inkuru mbi itugezeho yaguye muri Kampala ni muri Uganda, aho iyi nkuru yamenyekanye muri iki gitondo cyo ku itariki enye Nzeri 2025, inkuru yamaze kuba ica abantu benshi imigongo, inkuru yamaze kuba rwose iba inkuru mpamo ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Abenshi rero mukeneye kumva byinshi ku cyishe Gogo Grace, mukeneye kumva amakuru y'ibyo yari yaragiye gukora mu gihugu cy'Ubugande. Bakunzi rero ba Win Entertainment ndagira ngo tuze kubana muri ano makuru cyangwa se muri iki kiganiro kibabaje, muri ino nkuru mbi cyane mugiye kumva y'agahinda, nubwo nzi ko mutari buyishimire, ariko tuba tugomba kubagezaho ibintu nk'ibi kugira ngo mujye mumenya byinshi biba bikomeje kugenda bibera hirya no hino. Ubwo rero rwose nyamuneka mutege amatwi rwose utaza kugira ikintu na kimwe kigucika nimba ushaka kumenya byinshi kuri Gogo wamaze kuba yitaba Imana ubu tuvugana. Urupfu rwa Gogo rero rwemeje n'uwo bita Bikema wa Yesu ashimwe n'itangazamakuru, by'umwihariko n'abahuzabikorwa be. Mu butumwa rero yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yagize ati "Ripu Gogo, mbega inkuru mbi, Mana we nkomereza umutima." Urumva yuko nawe mu by'ukuri byahise bimushengura umutima ku rwego rwo hejuru. Bikema rero nawe wari wakerekeje Gogo muri Uganda mu bitaramo byinshi yari yatumiwemo, harimo n'icyabereye mu rusengero rw'abapasiteri Wilson ahitwa za Bugembe. Ngira ngo ibi byo twagiye tunabibabwira. Kuva ku itariki 28 rero Kanama 2025 nibwo Gogo Grace n'itsinda bari kumwe bahagurutse mu Rwanda berekeza muri Kampala, aho bari bagiye mu giterane cyabaye ku itariki 29 kugeza kuri 31 Kanama 2025 kibera Mbarara. Ngira ngo ibyo nabyo mwabigejejweho mwari mubizi. Kuwa 31 Kanama umwaka wa 2025 Gogo n'itsinda bari kumwe bahise biyerekereza i Kampala, aho bari bafite gahunda rwose ya sosiyete yagombaga kwamamariza. Ubwo urumva nyine bari muri bwa buryo n'ubundi bwo gukomeza gukora icyo bita advertisement. Nyuma rero yo kugera Kampala Gogo yatangiye kurwara aremba, ariko abantu bagira ngo ni bibiri bworoshye cyane kuko yari asanganwe uburwayi bwo mu mutima, ngira ngo ibi mwari mubizi. Ubu rero uburwayi bwarushijeho gukomera, birangira ajyanwe mu bitaro bya Kayigera Doctors Center, ariko akigerayo abantu b'Imana mwe ahita yitaba Imana. Inkuru navuga yabaye mbi cyane. Uyu muhanzikazi rero yakunzwe mu ndirimbo ze zirimo ubutumwa bukora ku mitima ya benshi, n'uburyo yari akunzwe kuvuga amagambo afite inyigisho. Ariko indirimbo ye ya Everyday I Have Need Blood of Jesus yakunzwe na benshi pe. Imana imufasha kumenyekana nk'ikiraro cyo kumvwa no ku zindi ndirimbo ze zirimo uwo mwana ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Gogo rero yavutse mu mwaka w'1989 Rwamagana, ni mu ntara y'Uburasirazuba niho yavukiye. Akaba yari umukristo mu itorero rya Angilikani. Ababyeyi rero be bombi bitabye Imana akiri muto. Imana imuhe iruhuko ridashira. Reka tubashimire rero ngaho nguko, kugira ngo murumva yuko ibyamwishe bitari byatangazwa, ariko mu masaha ari imbere uko byagenda kose biraza kuba bitangazwe. Bishobora kuba ari uburwayi bwo mu mutima n'ubundi nk'uko uyu yajyaga aburwara Gogo Grace. Imana imuhe iruhuko ridashira, Imana ikomeze gufasha
n'umuryango wa Gogo Gurezi. Ngayo nguko rero bakunzi ba Entertainer, murakoze cyane.